umwanditsi nitwa Hatangamungu Jean Bosco, ndi umupasiteri muri iki gihe ndabarizwa hariya kuri ADEPR Karama Norvège. Imana iduhane umugisha. Barambwiye ngo mufite special week kandi ifite intego, ifite teme. Iyo baguhaye teme rero ntabwo ujya kure yayo. Ngewe rero uyu munsi ndashaka kuganira namwe muri teme ndani ya ndani yo mwaduhaye yo mu Bafilipi 3:20. No murongo rwose kimwe ngo bose mu ndimi z'amahanga bita le verset populaire. No murongo buri muntu wese azi, naho twebwe iwacu ni mu ijuru nta mukirisitu utawuzi. Tuhahurire rero, tuhahurire turebe impamvu uyu mwanditsi yabwiraga biri torero, noneho tuzakomeza ariko muzi cyangwa mwibukije ni impamvu ki iri torero abakristo babandikiye ibi ngibi. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni Abafilipi 3 n'umurongo wa 20 na 21, ariko duhere kuri 17 kugira ngo twumve neza icyo bivuze. Ibice bitatu, duhere ku murongo wa 17. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima. Namwe niko handitse. Kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira, yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni zabo, bahoza umutima ku by'isi. Teme rero mwaduhaye, naho twebweho, haleluya, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ariwe mwami Yesu, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Tuvuge cyane ngama. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Haleluya. Itorero ry'i Filipi ni mu Burayi. Birashoboka ko ari ryo rya mbere ryaba ryarakiriye ubutumwa bwiza mu mazu ya mbere. Uwahajyanye ubutumwa bwiza ni Pawulo. Yahingukiye ku mudamu bita Ludiya, ngo yahoraga afite agatima karehare agashaka kwakira agakiza. Ngo agize umugisha ahura n'umuvugabutumwa bwiza. Madamu Ludiya ngo avuka i Tuwatira. Ngo amaze kumva ubuntu Pawulo yagiriwe n'imbaraga z'umwuka yari afite n'agakiza mubwiye, ngo yaramwinginza ngo mujyane iwe mu rugo. Abaje gusenga, haleluya, ngo arabahata kugira ngo Pawulo akwemerere kuza mu rugo iwawe. Ntabwo byari byoroshye. Umugabo w'umusitari ufite impano 9 wamaze isi ayimarishije ubutumwa bwiza, aho yageraga baravuga ngo abubitse ibihugu bageze nino. None ahuye n'umudamu witwa Ludiya, yumvise inkuru nziza afite ati waje wanjye, ngo arabahata. Baragenda bamaraho igihe ngo yakira umwami Yesu.
abakristo ba mbere bakiriye ubutumwa bwiza mu Burayi harimo madamu Rudia. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Pawulo abandikira yari ashyiriwe amakuru n'uwo bita Epafrodito. Pawulo yanditse afunze, yafunzwe kabiri. Bwa mbere yari afungishijwe ijisho. Uru rwandiko yarwanditse afungishijwe ijisho, akodesha inzu, yikodeshereza inzu. Ibyakozwe no 28. Ahangaha i Filipi rero iri zina ryaturutse ku mwami witwa Filipo wa kabiri, papa wa Alexandre le Grand. Yituye umujyi izina rigendanye n'izina rye. Pawulo ari muri gereza rero, yavuze ubutumwa ajya muri gereza. Arangije aza kumusura Epafrodito. Impamvu yanditse uru rwandiko abaje gusenga haleluya ngo nukubashimira ineza bamugiriye. Niryo torero ryagize yerekwa kurusha yandi cyo kutajya gusura Pawulo imbokoboko, ngo nta nubwo bagize uwo muco mwiza rimwe ndetse ni kabiri. Iyo usomye mu bice bine arabivuga. Niyo mpamvu uru rwandiko rufite irindi zina, rwitwa urwandiko rw'umunezero, lettre de la joie. Abandikiye anezerewe, bitandukanye nuko yandikiye Abagalatiya. Abangaba bandikiye anezerewe, aravuga ati ndishimye cyane, ndanezerewe. Epafrodito aransuye yambwiye amakuru yanyu, kandi mbonye umwanya wo kubandikira mbashimira ineza mwangiriye ko mutaje kunsura n'imbokoboko. Barushije yereka Abanyaroma kandi batabarusha ubukire, barusha Abikorino, barusha Abigalatiya, barusha Abefeso. Aba bakristo bari abakene ariko bafite umutima wo kwitanga. Haleluya. Arabashimira rero, ariko ashiramo akantu ko kubiyoma. Hagati ko nuko mbashimira impano mwampaye, ntabwo impano mwampaye ari izo kuntwaza igitugu, zizo kungira imbata, kuko mfite ibisaga. Nize no kunyurwa, mutazantwara matekwa ngo mwampaye utuntu. Hari umuntu ugutunga agashaka kugufataho bugwate, yakugurira agatenge agashaka kugukoropesha inzu buri cyumweru. Yaguha ikiro cy'umuceri, yabona abashyitsi ati ngwino uteke, ngwino ukarabye abana basinzire kubera ibihumbi 5 yaguhaye. Arati impano mwampaye subutu ntabwo ari zo kumfata bugwate, ahubwo ndashaka ko imbuto zanyu ziyongera. Amashikumana yacu, amashikumana yacu. Arabashimira rero ngo bamugiriye neza. Hanyuma aramaze kubabwira kumenya amakuru, Epafrodito amusuye yabandikiye afite impamvu. Impamvu ya mbere niyo ngiyo, ariko iya kabiri ngo arashaka no kubabwira utunda tumvise twiza bambe tubi. Hari ibyiza bashimira ariko niba bashaka kubakosora. Abaje gusenga haleluya. Yaje kumusura, iri toro ryarahuye n'amatake atatu. Mu nkurikire, iri toro ry'i Filipi bashumba ryahuye n'ibitero bitatu bikomeye, atake eshatu. Kandi ibitero byabateye ni ibitero by'imbere muri bo, hagati muri bo. Mu ndimi z'amahanga babyita atake interne, internal attacks. Attack interne, kwirwanya, kutemeranwa. Batandukanye n'ab'isi muruna. Isi muruna bahuye na attack ebyiri icyarimwe. Isi muruna yatewe na attack ebyiri icyarimwe.
batewe n'ataka imbere bo ubwabo, aho bababwiye ngo utukwa n'abiyita ko ari abayuda, bene wanyu baragutuka musengana, nyamara atari abayuda nyakuri. Aha, iyo ni ataka ya mbere. Ataka ya kabiri, ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, uzamara iminsi 10 watakwa. Aba rero bagize ataka imwe, ataka interne eshatu. Iya mbere rero yabagoye niyo abirataga iby'umubiri, abirataga iby'umubiri mu bice bitatu, ngo hadutsemo abakristo birata iby'umubiri, birata iby'umubiri mu bice bitatu, birata iby'umubiri, abita abanzi b'umusaraba, ngo birataga iby'umubiri. Uzi ibintu birataga by'umubiri, ngo naho bavuka, n'imbaraga imiryango yabo yari ifite, ngo bakabirata, bakabishenjagirira, aho kugira ngo birate Kristo. Pawulo afunze biramubabaza, avuga ati ubwo murirata ibiki? Nanjye se nirate? Uzi ko ugiye gutuma nanjye nirata? Uzi ko nari naracecetse ibintu burya mugiye gutuma nirata? Ubwo mutangiye kwirata iby'umubiri, nari narabicecetse. Ibyo se birabageza kuki mwirata iby'umubiri? Nimuzana se utuntu tw'iwanyu ku mashyiga epfo ngiyo, utwo tudoridori turamara icyo abitorero. Dore rero mureke nirate kugira ngo muceceke. Ndi umuyuda mu bayuda, ndi umuheburayo mu baheburayo. Uzi ko nakirwe ku munsi wa 7. Urashaka kuzana iby'imiryango se ikomeye, famiye royale? Babwire se ndi umwana wo mu muryango wo kwa Benjamini, epfiriya mu cyami. Mwebwe muri abaturage biyongiye, ngiye mvuka mu cyami, mvuka muri famiye royale. Ariko zicyabinteye ibyo byose cyatumye mbireka. Ibyarinda mu yanjye nabigize igihombo. Haleluya! Ibyo byarinda musange nabigize igihombo ku bwa Kristo. Mwari muzi ko mbifata, ndetse mbifata nk'amase, kugira ngo nkomeze ndonka agakiza, ndonka Kristo. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Ataka ya kabiri, ataka ya kabiri na ataka nanone ikomeye. Mbanza hari mutarayisomye, igoneka mu bice 4. Ni abadamu 2. Witwa, ndabona Minega yasetse, witwa Eudia, umudamu witwa Eudia, mu bice 4. N'undi mudamu bita Sintike. Ni abadamu 2 bakozanyijeho, abadamu 2 bagirana conflit, kandi ari abayobozi mu itorero. Aba badamu bari bakaze n'abagira iki 2. Eudia no mugira iki? Nahoze nsoma mu bindi bitabo, bari abadamu bafite za minisiteri zikomeye, kandi babagira iki? Ngo barahangana. Eudia ahangana na Sintike, kandi ngo baravugaga bikijyana muri iri torero, ngo baragenda barahangana bikomeye. Pawulo rero arabandikira, abwira abayobozi b'iri torero, barimo Epafrodito mugira iki nawe, arabwira ngo mwawe bayobozi b'icaca mwe b'itorero mwe, nimumpugurire Eudia, mumpugurire na Sintike, bahuze umutima muri Kristo Yesu. Nibahuze umutima. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu himbazwe. Mu Cyongereza barabivuga neza, ngo the Apostle Paul asked the church to help them to reconcile. Yabasabye kubunga abantu bajya kwiyunga bagiranye ibibazo, kubafasha kunga. Iyi ataka yari ikomeye, yari igiye gusenyera itorero. Aravuga ati nimunga abo badamu babaye ukuboko kwanyu bamfashije umurimo. Iyi ataka y'abo badamu yari ikomeye cyane, kandi barohereza minisiteri zikomeye. Nabajije ibindi bitabo ntibambwira minisiteri bari bayoboye, ariko ngo bari bayoboye za minisiteri zikomeye. Iyi ataka aravuga ati mubambwirire bahurize umutima muri Kristo Yesu, abaje gusenga. Haleluya! Ataka ya nyuma rero yatumye babandikira iyi teme mwaduhaye, ngo bagize gutya baronka, babona ubwenegihugu bw'Abanyaroma. Abakristo b'i Filipi, aba bantu batuye muri mujyi w'i Filipi, bagiye kumva mu bitangazo ry'umugisha. Baravuga ati abantu bose batuye muri uyu mujyi w'i Filipi bose bahawe ubwenegihugu bw'Ubunyaroma, nationalité romaine. Cyari ikintu gikomeye muri iyi myaka.
kubona ubwenegihugu bw'Uburoma utabuguze ukitwa Umuroma byari ibintu bikomeye cyane, byari ibintu by'igiciro cyane. hanyuma n'abakristo bose batuye muri uyu mujyi babona ubwenegihugu bw'Uburoma, ari nabwo bwabakozeho bwatumye bandikira. umva ikintu byabateye, ngo baragiye bafata imico nk'iy'Abaroma, bafata imico nk'iy'Abaroma. nugenda muri uyu mujyi uzahasanga abadamu n'abasore n'abandi. ubona umuhungu yambaye ipantaro iregera mu mavi irarereta, cyangwa se ikabutura irereta kandi ari shyashya. ubona umuhungu rwose ipantaro irakora hasi irarereta kandi yayishyizeho umukandara yayikenyereye ahangaha, kandi afite izina ry'uko ariho ry'ubukristo. uzi icyo yiganye? afite umurore modo, umuco yiganye Colombia, Canada, Amerika, afite umuco yiganye. iyi mico rero yaragiye irabafata, baragenda barayiviva, baragenda barayibamo, iragenda ibatesha indangagaciro za gikristo. ahangaha ndahatinda. ibatesha indangagaciro za gikristo, ibibagiza kwera imbuto z'ubukristo. iyi mico badukiriye babuje kwera imbuto za gikristo, yarabibabujije. Imana yacu dufashe cyane. iyo uhuye n'umuntu wamaze tuwiganye nawe tifite umuntu nigana imico, imiterere, imyizerere, imigendere, komportema, ngo baragenda barayimira, ngo bavuga n'ururimi rwabo barabimira. aya makuru Pawulo yari amenye afunze. bizagutangaza. uzi ko hari ahantu uzakora muri iyi minsi ntibaguhembe ukaburara, kandi urwo rugo rw'umukristo. izi ni inzandiko z'amashusho y'ubuzima turimo. abakoze iteme barakoze, ukaburara wakoze wari guhembwa. uzi ikizatuma uburara? bosi wawe ikipe afana nitsindwa uzaburara. bosi wawe ikipe afana nitsindwa uzaburara. azavuga ati ntabwo ameze neza, ikipe yatsinzwe muzahembwa ejo. ukaburara da. tuse kubera ikiza tuburaye, bosi ikipe yatsinzwe ntameze neza. ukaburara da kubera ko ikipe yatsinzwe gusa. ntabwo ari muri mudu. uwo ni Dr. Chef. mwihangane muzahembwe ejo. bose turaburaye. ubwo ikipe yo mu Burayi ni ya se, ni ya nyirarume, ni ya shangazi. ubu turaburaye. muraburaye, muzahembwe ejo yacururutse, yagiye muri mudu. mukaburara. wanabura nari ifuti yagutwaraga, avuga ati ntabwo meze neza ndashaka kwijyana mutansakuriza. waba uretse kugira ibintu wakira kubera ko ikipe yatsinzwe. ngo baragiye bafata imico, bafata imiterere n'imigendere. aba bakristo ngo baragenda birabazonga, baviva ubuzima, baba mu buzima batari barimo. bibicira ubuhamya. abaje gusenga haleluya, bibicira ubuhamya, birabwica. iki kigo cyarabazonze cyane, kirabazonga cyane, kirabazonga. ubu dufite abakristo bava mu rusengero bakajya mu kimasuro. Sikigari we bakajya mu kimasuro. turabafite ntacyo bibwiye. niyo mpamvu yabandikiye umurongo, mwakoze neza. baragenda barabiviva, aho kugira ngo iyi migisha bateze imbere baragenda bica ibintu. ingo nyinshi zirimo gusenyuka ni abantu bakira umugisha nk'abakristo bakiriye ntibabashe kuwupeza. umugabo akabwira umugore ati ndabona tudahuye. imyaka twabyaranye ntabwo duhuye. bigenze gute? narihuse, ndaribeshye, ndabona twatandukana. dutandukanye gute se? we mbona warapopotse, ngenda cyari umujene, divorce kabiraje irakomanze. imiryango myinshi irimo gutandukana kubera ibintu basenyeye imyaka n'imyaka sha. Imana ikabasohoreza amasezerano, barangiza ntibabashe kubimetiriza, ntibabashe guterura ibyo bintu, bagatangira kubona badahuye.
ayayayayaya uzi abana baje i Kigali uzi yaje akabona utuvuta akabona akazi keza akajya mu yindi famiye akajya mu yandi matsinda bahuje ubwo buzima areba amaso agasubiza iyo yavuye agasanga atazahinguka ngo akwereke papa we na nyina akakubwira ko ari imfubyi ati nta mama ngira nta na data akabica bakiriho yakora ubukwe ntibahahinguke imigisha Imana yari imuhaye umva icyayi byaje mu musaruro bati ndi imfubyi buri nta mama ngira ese wabaguriye ibitenge nk'iby'abandi babagurira ntabwo bazacya ariko ntashaka kuberekana ni imigisha bakiriye aba bakristo bananirwa kuyijera bananirwa kuyimetriza barabinanirwa abakristo benshi barimo kunywa inzoga bibujijwe ubuzamibe zaradutse barashaka agatsitsimuzo amaji n'ibindi binyobwa byazanye uburwayi niyo bukiza mu myaka umaze oya wakiriye imigisha utabasha kumetriza wakiriye ibintu Imana igushohoreje ibintu none ugiye kuvamo birababaje cyane ntabwo ubasha kubimetriza ayaya mvuge iki dusigaye tujya gushyingura twakanagujwe dusigaye tujya gushyingura abantu barangije urugendo b'abakristo twakanagujwe tuba turebuzwa ko nta mugore rubuza n'utundi twana tungana n'abuzukuru tuba twakanagujwe si twebwe tubona umubiri ugiye iyo wavuye kuko hari aho biba igihe murimba ngo Pawulo yaravuze ngo tuzabana mukecuru arira n'abana bamaze kugira abuzukuru bajya kubona ukuntu hari undi mugore uzanye utwana twegereza serikeye tungana n'abuzukuru b'abana ba nyakwigendera ukabona aratwegereza bariya bavuye hese ko bambaye imipira ya nyakwigendera bati nawe yari afite igikongoro kuko twabonaga za ahimbaza cyane twabonaga ari inyambere cyane mu itorero oya byajyaga bivugwa none birigaragaje sitwe tubona umubiri usubiye iyo wavuye tuba twakanagujwe kuko kandi uwo nguwo ntabegereza serikeye kugira ngo bagaragara abone uko yaka iminani uzi ko baza we uzi ko niyo bari Kamara na Canada batega indege atabazanye uwo munsi yabahombye arabazana byose biva muri iyi migisha abantu babona ntibabasha kuyimetiriza ikibazo dufite ikibazo kigoye dufite muri iyi minsi iyo dusezeranya tuba twakanagujwe ngemba nakanagujwe pastor singiye urota amaze kumanura ikiganza ati ndabyemeye n'umugati ndabyemeye bandi bakora undi mudamu uvuga ati ndi hano nduwa wa mbere banakanagujwe kubera ko imigisha abakristo barimo kubona ntabwo barimo kuyibyaza umusaruro nyawo kwera imbuto abaje gusenga haleluya ntabwo barimo kuyibyaza umusaruro barayijyana mu tundi bagasa n'umwuka w'isi nicyo bishaka kuvuga bagasa n'umwuka w'isi Pawulo rero arabandikira arababwira ngo rero ibyo bintu birimo gukora namenye nandikiye Epafrodito maze kubona ko imigisha mwakire mutabasha kwijera mwabonye ubwenegihugu bw'Uburoma abandi bibagora none mutangiye kwibagirwa iyo mujya twebwe iwacu ni mu ijuru haleluya twebwe iwacu ni mu ijuru ndabahwituye twebwe iwacu ni mu ijuru ndabibukije ubwo bwenegihugu mwabonye ni bwiza iyo mububyaza umusaruro ariko murimo kubwicisha intego y'urugendo mwari mufite naho twebweho iwacu ni mu ijuru amashyi ku Mana yacu naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azagira gute ko azava agatabo k'umugenzi nagasomye ngo umukristo na mugenzi we bageze mu isoko ry'imburamumaro mu nkurikire nsoze izi nzandiko ni imaje
ry'urugendo rw'umukristo n'aho itorero rigeze. Ngo bageze muri iryo soko ngo basanga ibicuruzwa bitandukanye, kandi ngo iryo soko ryashinzwe kera, ngo hashize imyaka 5,000 ngo n'umwami Yesu yarinyuzemo, ngo uretse ko nta n'ikuta na rimwe yigeze agira icyo aguramo. Iryo soko ryashyizweho n'abagabo 3. Uwa mbere ni Bezebuli, shebuja w'abadayimoni. Ngo uwa kabiri ni Aparowone. Ngo uwa gatatu ni Legiyoni. Ngo bakoze inama, ngo baterwa n'ishyari rikomeye. Ngo baravuga ngo abagenzi bazajye bagenda gutyo gusa tutabatangiriye, mushinga isoko kandi inzira ijya mu ijuru inyuramo hagati, gauche droite. Ngo iyi timu y'aba bagabo 3 b'ibihangange, Bezebuli, Aparowone na Legiyoni, ngo bashinga isoko. Umva ngo ibibera muri iryo soko, ngo habamo ibirori by'uburyo butandukanye. Ibirori ngo hakavamo n'ibikino by'uburyo butandukanye, kandi nibyo byose babishyiraho kurangaza abagenzi ngo bagende bahagamemo barigitemo. Icyo bikora ngo hari utuntu tw'ubuntu wagenda ugasogongeramo muri iryo soko. Icya mbere nko kubeshya, nko kwiba, nko kwica, gutanga utubizu, utwo ni utuntu tw'ubuntu, utuntu tw'udukarese twaho, ngo n'ubusambanyi. Ngo muri iryo soko ngo babishyize ku giciro gihendutse, ngo babibonera ubuntu. Ngo abagenzi iyo bagiyemo rero ngo bahagamamo. Uwitwa Dema, umugabo w'Umugiriki, ngo yari kumwe na Pawulo, ngo aza kumva yuko i Tesalonike hari ubuzima bwiza bunejeje umubiri, ngo aramusezera. Arangije ngo aramusezera akunda iby'iki gihe. Mu magambo yanditse avuga ati Dema yaransigiriye yakoze iby'iki gihe cya none. Iri soko rero ngo ryashyiriweho kurangaza abagenzi no kubarangaza. Aba bakristo rero b'i Filipi bahuye no kurangara gukomeye. Pawulo arabandikira urwandiko rwa Epaforodito, aravuga ati Epaforodito, we genda ubambwirire uwo mugisha bakiremeye kumpfusha ubusa. Babaye Abanyaroma koko nibyo bagize promosiyo, bazamuwe mu ntera n'iby'igiciro, ariko bibipfusha ubusa. Boye kubipfusha ubusa, bifata imico y'isi, bita ubuhamya, bikibagira urwo rugendo. Twebwe aho iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Iwacu ni mu ijuru. Reka nkubwire nawe unyumva hirya no hino, nta mukristo wiba, nta mukristo urwana, nta mukristo usinda ngo ata agaciro, nta mukristo uca inyuma y'uwo washakanye, nta mukristo. Ibyo ngibyo kandi bireze cyane. Nta mukristo uroga, ntawe nabonye mu byanditswe. Ariko aya mataka yose arimo gutera abantu Imana barayirokarije, kubera aho bamuzi ntacyo yakora, ko yagera hirya agakora ibibi. Twebwe iwacu ni mu ijuru, nimukomeze urugendo mwidindira. Imana yacu dufashe cyane. Isi yabaye akadomo, abantu barimo gutara imico hirya no hino ikabangiriza ubukristo, kandi umwuka wera aragaya. Niyo mpamvu ubona abantu basenga ariko ari basa kintu. Twagira ngo tubibutse muri iyi ntego, twebwe iwacu ni mu ijuru. Abaje gusenga haleluya. Iwacu ni mu ijuru, nta mukristo ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ntawe. Mana yanjye we, muri iyi minsi urimo kubona abakristo bishyizeho ibiharanjongo, gutegeka kwa ibice 14. Ntihakagire umukristo wishyiraho ibiharanjongo. Ukabona hano yashyize ibinyabwoya, hano yashyize ibintu byose, umubiri wose. Karako si ni umukristo w'umunyarwanda.
uyu ni umunyarwanda, ariko mwari muzi ko imyizere igendana n'umuco, mwari mubizi mwebwe. Arangije avuga ngo mwaba Kristo mwe, yemwe torero iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava. Iyo urebye imiterere n'imikorere y'abakristo b'iki gihe, bamwe usanga intego barayitaye cyane, barayitaye. Dore kimwe mu biranga ko abakristo bafashe umwuka w'isi, ntabwo bakunda guterana kwera, ntabwo babikunda, ntabwo bakibikunda, ntabwo babikunda rwose. Kandi guterana kwera bifite icyo bizana. Imana yacu dufashe. Iyo urebye mwene so na mwene so hari icyo wunguka. Ntabwo bagikunda kwitanga, ntabwo bagikunda kwitangira abandi. Abantu barashaka kuba banyamwigendaho. Wareba imiterere yabo, wareba imigirire yabo, wareba imbuto zabo, ugasanga ni umwuka w'inaha ngaha. Bibiliya rero iratwibukije natwe ab'iki gihe, twebwe iwacu ni mu ijoro, niho dutegereje umukiza ko azava. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Ndashaka ko dusenga umwanya munini, ndashaka ko duhaguruka tugasenga mu minota bambwiye. Twegere ijuru dusenge. Ndashaka ko dusenga. Pastor yigire hino dufashe. Ndabanza nkubaze, urabona udafite izina ry'ukuriho? Urabona uri umukristo? Iyo urebye ubona uri umukristo? Iyo urebye ahandi wanyu usengera ubona uri umukristo? Ubona uri we? Ariko impungenge dufite, abantu ntabwo basogongeye ngo umve ko Kristo agira neza. Bamwe baje bakurikiye amafamiye, abandi baje kwisamiza na ambiance. Ntabwo abantu bafashe Kristo neza. Icyaza cyaguhungabanya, kandi nawe urabizi ko utari we. Ufite izina ry'ukuriho, witwa izina ry'ukuriho, ariko ntabwo uri umukristo. Kandi ugitangira wari we. Ukimara kwakira bwa buntu ntabwo wagiraga impamvu n'imwe, ariko uzabaye umurundo. Iyo urebye abantu usanga ubukristo ari bukeya. Turaguhwituye rero, turakubwiye rero muri iyi ntego baduhaye, komeza urugendo. Haleluya. Twebwe iwacu ni mu ijuru, turakomeje urugendo, nta cyatubuza. Nubwo hari ibidutangira mu isoko ry'imburamumaro, ariko turakataje. Mukristo nabyiringiro ndibwira ngo bagezemo ngo babacuruzaho iburyo n'ibumoso. Muragura iki? Muragura iki? Muragura iki? Muragura iki? Ngo babonye babarembeje ngo barararama. Haleluya. Ngo barabasubiza ngo ukuri niko tugura. Niki cyateye imwe mu kaga? Ukuri niko tugura, ukuri niko kutugura. Ongera ugura ukuri, ntuguranure. Ongera ube umukristo, ongera ukabyo gukiranuka. Imana izakugirira neza. Haleluya. Fata mikrofone dusenge. Imana akira. Tugiye gusaba niba hari umuntu twasengera, cyangwa se sinzi uko uri bubigenza, sinzi uko umuyobozi abigenza, ariko abantu barimo guta intego bahuye n'imigisha Imana yababwiye, none bagiye kumera nk'aba ba Filipi. Ngiye impamvu teme mwaduhaye yabandikiye abibutsa, atesha, ahwitura, abuza, abibutsa intego nyamukuru. Aravuga ati nubwo mwabonye nationalite y'Uburoma ni nziza, ariko yibibagiza nationalite y'igihugu cyo mu ijuru. Byikwibagiza iyo migisha ubonye, byikwibagiza iyo wajyaga, byikwibagiza iyo watangiriye, byikwibagiza aho wari ugeze. None se ayo mazi ururyi rwa Nili urajya kuyanywera iki? Garukira aho ngaho. Wowe wanyu hari mu ijuru, wajya gukabya gukiranuka. Karitsiye yose yari zikuru umukristo, none usigaye ugenda ubebera. Oya, garuka ntibikakubeho. Twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana tuyongera amashyi menshi cyane, tuyishimire kubw'ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga, ariko icyo dushimira Imana nuko mu rugendo rujya mu ijuru Imana yashyiriyeho abagenzi icyapa umuntu wese asoma, kandi mu rurimi cyangwa uburyo bwuzuye. Imana yaduhaye ijambo ryayo ku buryo umuntu wese ashobora kurisoma